hanyuma Rayon Sport saa 9 Murera irakina na Vision. Rayon Sport izakina n'ikipe ya Vision. Umuntu yavuga ko Rayon Sport muri iyi minsi basa naho batakaje wenda icyizere nyuma yuko batakaje umwanya wa mbere batsindwa n'ikipe ya Bugesera. Urebye wenda n'abateguraga izi match bari bafite hari ukuntu ubona nyine bacitse intege, ntabwo umuntu yabura kubivuga. Ariko amakuru haravuga ko abakinnyi bwabo buri abakinnyi wari wagenda nko ku igare ubona nk'umuntu gutwaye ku igare yirukanka cyane afite umuvuduko, wowe ukabona mwenda kugwa, ariko ubona umuntu gutwaye we nta kibazo afite, ukabona ifitiye icyizere. Niko bimeze rero abakinnyi ba Rayon Sport bifitiye icyizere. Baravuga ngo ikipe ya APR uretse wenda kuvuga ngo ni iya mbere, ariko muri iyi mikino ibiri birashoboka cyane ko yatakaza inota ishaka kunganya cyangwa se igatsindwa, birashoboka. Batero twebwe tufite ikize ko twatsinda izi match ebyiri. Bura na match ya Bugesera ya minota 33 twarebanaga match, ubonaga nyine ko batekereza ko bakishije ibitego. Ikizere ku bakinnyi kiracyahari, ariko wenda ku bafana wenda no mu buyobozi cyane cyane wenda nk'ijambo president abafana ko batemere kujya kuri match bo baravuga bati twemerewe sizo yacu yararangiye. Mu buyobozi president akivugira ati igikombe cyaragiye akanabitangaza rwose, wabyumvise ko bitangaje. Ariko abakinnyi barije basanga inota rimwe ririmo hagati yabo n'ikipe ya APR, hasigaye imikino ibiri, wenda biracyashoboka. Yego ikizere si cyinshi cyane, ariko bo babona bigishoboka. Ubwo rero bo baravuga ngo reka dukore ibyacu dusabwa, tubona amanota 6 muri imikino ibiri isigaye. President wa Rayon Sport nabonye abantu bashaka no kumutera amabuye, ariko ntibagakwiye kumutera amabuye. Genda nganira n'abagabo batatu bose bagerageje gutwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda. Juvenal nande? Naganiriye na Juvenal. Naganiriye na Fabrice wa AS Kigali. Kigali bayitwaye ku bitego. Naganiriye na Muzehe Abraham. Nayandi. Mukura igikombe cy'icyenda karindwi 9 kazi kuganira kiri mu biganza byabo. Nayandi azi kuganira. Abantu bose babita ya kipe yose yarigize Rwanda B. Ayidafata nk'umuntu wenda uzika. Ya kipe ya Rwanda B 90% yari ikipe ya Mukura. Yamwe ati gutwara igikombe mu Rwanda si ibintu bisanzwe. Yamugani byagenze bite kugira ngo cyaba imbaraga zidasanzwe. Igikombe cya shampiyona cyo mu Rwanda c'est presque impossible. Ikipe ipfa kugerageza gusunikiriza ni Rayon Sport. Rero president avuze kuriya with 2 games to go, imbere yabo APR yabateye intambwe y'amanota 2, abasi cyari maravuga twari igikombe cya shampiyona mu Rwanda, APR kuri imbere haburi imikino ibiri no kurwana n'igishyitsi, ntago ari ibintu byoroshye. So ngira ngo nicyo cyatumye abivuga gutyo. Gusa icyo wavugaga Iber ni nacyo twese nyine aba sportif tubona. Rayon Sport igomba gukora ibiri mu bushobozi bwayo, no gutsinda match ebyiri, ibindi byavuye muri control yabo. Bangi ni byavuye muri control yabo, bameze nka Interi ngo batakaje uburyo kuvuga ngo twitsindire ibyacu twari igikombe. Cyo rero byararangiye, ariko ntabwo bahita bavuga ngo noneho birarangiye burundu. Wenda ubu tuvugana arimo nk'amanota 4, icyo gihe bavuga ngo byarangiye. Amanota arimo nuvuga ngo birasaba match imwe kugira ngo wenda ikipe bari imbere itakaje match imwe bagarutse ku murongo. Ikitaro gutsinda cyose ya APR yakora yabibagaruye. Kandi ikindi kintu abakinnyi b'ura ba Sport baravuga bati turashaka kugaragaza ko kudatwara igikombe kuri twe muri Rayon Sport atari amakosa yacu, bakabigira external factors cyangwa se impamvu zive ku ruhande. Bango batakaje imikino ibiri isigaye, abantu bavuga ati ariko namwe mwatakaje imikino myinshi, kuko urebye nko muri phase retour twoze tubara imikino batsinze niyo batakaje amanota, batsinze imikino 7 batakaza amanota mu mikino 6 mu mikino 13. Bongeyeho igibiri isigaye, rero urumva ko batakaje imikino myinshi muri phase retour ukurikije niyo batsinze. Baravuga ngo rero reka twikiranure n'abakunzi ba Rayon Sport, tugaragaze ko ibyabaye atari twe wenda byaturutseho, ntabwo umuntu yabihamya, ariko baravuga bati reka tubereke ko twe atari twe kibazo, wenda ibindi byaje biturutse ku ruhande, wenda ukurikije shampiyona buryo yagiye igenda, wenda bazanatume batugira ikizere muri sezita. Tutiri imikino yacu ibiri isigaye, ku buryo umuntu ajya kubara asanga amanota twagize ntabwo ari makeya, asanga imikino twazize muri phase retour ntabwo ari mikeya, wenda n'abakinnyi bari kuri calibre yo hejuru, wenda bakanatekereza wenda ko ikipe ya APR yatakaza amanota bikirana n'abariyo muri rusange. Ariko yagiye gukina n'ikipe iraho nawe yamaze gusanga yamanutse. Numva urebye ukuntu yakiye na Polisi, n'ekipe ubona ko abakinnyi kuba motiva biri hasi, biragoye kuko batsinzwe ibitego, navuga ko badakwiriye kuba batsindwa kuri match ya Polisi. N'ekipe yabaye ntabwo ikiri motive, iri demotive rwose ku rwego rugaragara buri wese. Rayon Sport nitsinda imikino yayo, ibyaba bindi ni iby'umupira kuko ntibiri mu maboko yabo
ivuga ati wenda ibyacu twabikoze twagize amanota no kuzamura amanota rega ni ngombwa kuko binagufasha no gutegura sezita ukanareba naho ugomba guhindura aho waguye ukahareba nka Rayon Sport kimwe mu bintu bya mbere igomba no kugira no kureba mbere yuko inareba n'ibindi byose buriya nta ekipe muri transfer zabo niho hantu hambere baguye cyane. Rayon Sport ko yasoje fazare nuko yatangiye faze retour biratandukanye. Faze retour yabo niyo yabaye mbi. Bongeremo imbaraga ziza kubaha ngo ningo zije kubaha ngo umusada. Ziza ziri munsi. Mugiye mukeba yazanaga Denis Omedi na Kiwanuka na Watara. Aba bantu bonyine uvuze. Wowe wagiye kuzana Abdoulaye Jaro uzana na Asanana. Imbaraga we wongeye. Imbaraga ya Peri yongeremo. Abakinnyi bose yazanye. Uretse wenda Bedi. Nawe uri gukina kubera ko Faringanya yavunitse. Imbaraga abandi bose barayihombeye. Imbaraga kandi yari isoje faza bibona ko ifitemo ibihanga cyane cyane nko mu mande ndetse n'abakinnyi bakina bataka ariko abo yazanye mu by'ukuri ntacyo bayifashije ku byo yari ifiteho controle bya mbere. Rekritema zo mu kwezi kwa mbere umuntu wazikoze rwose niba ari umureyo bazamucyahe bamucyahire mu gikari bamubwira ati warakoze rwose. Ariko buri kibazo cy'umuntu wazikoze ikibazo hari iki ubushobozi bari bafite winde mu kwezi kwa ngo kuzana uziko bari abakinnyi baje bose yaba Asanana Abedi na Abdoulaye Jaro uko ari batatu na Dafe baje bamwita umwataka basanga ari umukinnyi w'agati nta miliyoni 30 babaguze ari batatu ariko miliyoni 30 zaguma kugura rutayiza reka ngwe nkuru umukinnyi miliyoni 7 undi w8 undi wa 7 zari kugura rutayiza mu miliyoni 20 cyangwa babiri cyangwa bashaka abakinnyi babiri beza babiri 15 iyo bafatizo miliyoni 30 bakajyana imbere muri champion aba bati Bugesera doye umari wa bano mudasigaje amezi 6 aragiye muduhe dusimburire azajya abe backup ya Faringanya cyangwa bakajya muri Rutsiro bakazanamo ifa akavuga ati wowe usigaje amezi 6 ngwino hano dufashe uri ahanga uko reka duhe nk'urugero bakajya kuzana Joseph Saki turimo turavuga muri Muhazi aho kujya bazane Dafe bakagura hano imbere muri champion umuntu undi mu kwezi kwa mbere isoko ryo mu kwezi kwa mbere amakipe nka Rayon ntigikunda kuriremo isoko ryo mu kwezi kwa mbere amakipe akomeye iyo ugiye kugura umukinnyi wo mu kwezi kwa mbere basiri kuguza umuntu uzi kuko kugenda ukazana umuntu wagira hano agafata igihe cyo kwiyadapta n'iki akajya kwiyadapta akagira gute gura umuntu uzi aje abyibushye biramusaba kuza kunanuka niba wibuka isoko ryo mu kwezi kwa mbere rya Rayon Sport ryabaye Reis bagiye Nyagatare bazanayo wa Murundi ninde mu inde noze watsinze ibitego Julius Urimwengu niba ugiye mu isoko ryo mu kwezi kwa mbere gura umuntu uzi usanzwe uzi byange ariko wari umuzi ariko kuzana Asanana yabaje ngo baje umuntu wazanye Asanana bwari ubuyobozi bushya ngo buje kwereka barayo ko bazanye ibintu umuntu wazanye Asanana umukwavu azagaruka avuga ngo ngiye kubagura umukino bajyana mu matsinda azagaruka kandi burani nabo bakiri ba mbere komite yari gusa icya kabiri buri yutakaje umutoza muri sezo hagati wabigoye ko watwara igikombe iyo watakaje umutoza hari ibintu byinshi byagiye bikoma mu nkokora Rayon Sport ubwo rero match zombi Rugangura Axel na Rugaju Rigan bamaze kwerekeza Ngoma ku isaha ya 9 natwe turaba turi Kigali Pere tubagezaho imikino yombi iratambukira ku isaha imwe nyine birumvikana Inyamirambo Rayon Sport Vision hanyuma na Muhazi United na APR Football Club saa 9 kuri Radio Rwanda ariko déplacement ya Bugesera na Etincelle ntago déplacement kuri ya Bugesera berekeza kuri Etincelle ntago twayirenze ingohe Bugesera na Etincelle nindi match y'amakipe akurikiranye 33 ibera i Rubavu Bugesera ngira ngo nizere ko motivation bakoresheje batsinda Rayon Sport no bigihari Kamarade yavuze ko ngo bamusabye gutsinda match zose yaraje gusoza za nyuma eshatu ntaratsindwa n'imwe yanganyijemo match imwe reka tuteterendere turebe ko ari hatari yarabitubwiye Kamarade kuva yaza ntaratsindwa yatsinze Marine atsinda Gorira anganya na Mukura atsinda Rayon Sport ngo match enye afitemo amanota 10 kuri 12 urumva aranakoze nicyo nawe nicyo bari bamusabye barambwa bati icyo dushaka Kamarade ari mu ngamba izi match 6 zisigaye nizo bamuhaye afata ikipe tsindamo zose ntawe tubaze icyo ushaka ibaze ko Kamarade yageze ahantu rega afite na lisanse B aramutse abikoze nkuko babimusabye banamugurisha muri equipe yahaguma urebe uburyo nyine umutoza gutoza mu Rwanda babigoye ibaze ko Kamarade yageze ahantu gutegura match we yikora ku mufuka agashyira amafaranga ye nka match Rayon Sport uretse amafaranga nyine Bugesera yakoresha nk'ikipe nawe yakoresheje mu bijyanye no gutegura ubwo afite uburyo bitegura rega no gushaka hafi miliyoni 2 no gushaka akazi nese no investing ahantu miliyoni uzi kuzabona miliyoni 20 hari n'ibyo bamwemereye bamwe bati nuyigumisha mu cyiciro cya mbere tuzaguha ibi nutegumisha mu cyiciro cya mbere ntituzabiguha
vuba niko bumvikanye. erega ibyo bintu nabyo Kamarade Kamarade yatanze miliyoni 1.800 gutegura match ya Rayon Sport yonyine imwe ku ikofi uretse wenda yo Bugesera yakoresheje ku giti cyayo ariko ku ikofi yakoresheje 1.800 gutegura. Ubwo wenda ntumbaze ngo yateguraga iki cyangwa se yatanze mu ikipe ku ikipe bayijyanye muri hoteli iri kurya iryama imeze neza. Mutoza bafite ibyo yategura yateguye mu biki abatoza bagira ururimi rwabo yatanze mu biki urashaka kwinjira mu kazi ke. So match ya Etincelle na Bugesera ni 50-50. Ni 50-50 nta makipe ubona ko nka Etincelle yavuga iti tunganyije turi mu rugo byadufasha cyane kugira 38 tukaba twari buryo tugomba mu ciciro cya mbere ndetse na Bugesera. Ariko bura nuko tuvuga ngo ni 50-50 ikipe ya Bugesera wenda nibyo turi kuvuga bya Kamarade nabonye abana Rayon Rubavu we arashaka gutsinda imikino yose. N'ikipe nziza we kuko bura Bugesera amanota mfite amenshi nayo yakuye hanze apari yo kuza kwa Kamarade muri risiko y'amazi umwaka urenga n'igice idatsindira ku kibuga cyayo. Bugesera ni ekipe nziza hanze y'ikibuga cyayo ishobora kuba yakwitwara neza nta kibazo kindi bafite ni tapi synthetique nk'iyo bakinira hiwawe Bugesera. Ni ekipe ifite amayema akomeye kandi kiza cya Bugesera kindi buriya nubwo ari desavantage ku ruhande rumwe ifite abakinnyi 12 basoza amasezerano. Iyo rero ufite abakinnyi bari gusoza amasezerano muri izi journée za nyuma biyereka abayobozi cyane cyane nka Etincelle ntiyabura bifatamo ramutse witwaye neza ndetse na Etincelle birabizi neza ko nka Seninga wagiranye ibibazo nayo nawe akeneye gutsinda umukino kugira ngo yongere yigarure icyizere abayobozi y'ikipe ya Etincelle kuko kuva wamuhagarika ntarongera gutsinda umukino. Kandi ndebye uburyo bakina Esigari Etincelle ifite ukuntu igira iminota yo gukina niyo kureka gukina iramutse ishyizeho intensity nk'iyikira yishaka igitego wo nka Esigari batsinze igitego wabura iminota 20 irakishyura Esigari batsinda ikindi Etincelle irakishyura nanone bisobanuye ngo iramutse ishyizemo iyo intensity nk'ishyira muri gushaka igitego ishobora kuba yatsinda ikipe yari yose. Uretse kamba bakoze kuri Esigari niyo bakoze kuri APR bayishyira ibitego bibiri bagira iminota yo gukina niyo kureka gukina. Icyo ni ikintu mbona Seninga n'abatoza bamwungirije bakwiriye gukosora kuko ifite abakinnyi bakiri batoya kandi babahanga. Ifite umusore ukina hagati mu kibuga niyo Nkuru Sajat ufite experience wabe muri za Rayon. Nekereza ko ikipe yari yose bakina kandi bakarivariza. Nekereza ko no umukino ni 50-50 ni umukino mbonamo kunganya ukuntu kwa makipe yombi. Ikindi gikomeza uyu mukino nka rutayizamu Umar Aba akeneye kongera ibitego kuko nubwo wendera uwa mbere arusha abatara 3 arashaka kuba top scorer muri imikino 2 isigaye. Aratekereza ko wenda muri imikino 2 isigaye aramutse abonyemo nk'ibitego 2 akagira ntabura kimwe mwanganye nibyo bari bafite ba Elijah yari afite arabura kimwe nkagira 15. Ubwo aravuga ngo mbonye ibitego 2 muri imikino isigaye nkagira 16 automatically yaba ari top scorer wenda ukurikije nabo bahanganye barimo nka Batara ari kurusha ibitego 3 Faringanye we ntabwo ari gukina nabwo azanakina. Ubwo rero umukinnyi nk'uwo ufite inyota yo gushaka igitego kugira ngo abe top scorer bari prestige komeye cyane umwataka uje agakina imikino mike ntabwo akina imikino yose ya championnat abari no kwigurisha bashaka uburyo burya amakipe ajya umukinnyi muri championnat aravuga ngo si championnat ni rero ibitego byinshi bagasanga n'umari aba ibyo rero bimuzamurira Valeri. Niyo mpamvu rero navuga ati nsinze Etincelle wenda na match ya nyuma nkazatsinda